Breaking news, finally Kagarara abigezeho. Uyu Kagarara birangiye ahuye na Ashton Hall. Uyu Ashton Hall ni umukire uzwi cyane gukoraho amakontent cyane agaragaza uko abayeho mu buzima busanzwe ku munsi we ugenda. So Kagarara rero yatangiye content yo kwigana Ashton Hall mu minsi ishize, ndetse biza kurangira uyu Ashton Hall abonye video ya Kagarara, abona iri kurebwa cyane, ndetse anamwita izina Ashton Small. So baje guhura rero mu ijoro ryatambutse aho bahuriye mu gihugu cya Ghana, kandi nabwo uyu Ashton Hall ndetse n'uwo yise Ashton Small ariwe Kagarara byarangiye bakoze challenge ya push-ups. Abo bateye push-ups cyangwa se pombage, bikarangira Kagarara yemeje Ashton Hall. Ibi kandi wibuke ko Kagarara nanone yigeze kubikora ubwo Ishow-Speed yari yaje mu Rwanda, ndetse nawe akaba yaramwemeje. Byitezwe kandi ko uyu nguyu Ashton Hall agomba guhindura ubuzima bwa Kagarara nkuko yagiye abikorera abandi ba content creators bagerageje kumwigana bagiye bahura nabo. Ikindi kandi wamenya kuri uyu nguyu Ashton Hall ni umunyamerika, kandi ikindi akaba ari mu rugendo aho azenguruka ibihugu bitandukanye muri Afurika, ndetse n'u Rwanda rwari ruri ku rutonde. Ese igisigaye ni ukwibaza, ese ko amaze guhura na Kagarara azaza mu Rwanda cyangwa se ntabwo ari buze, kuko Kagarara we bamaze guhura tayari.